Imana ni nziza ibihe byose. Reka nshimire Imana yuko yemeye yuko mbana namwe muri iyi gahunda yo kuramya. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Tugiye kwigana amagambo meza cyane, niyo mpamvu mbasaba kuba maso kandi mugafata Bibiliya zanyu mutuje kugira ngo Uwiteka atuganiririze mu ijambo rye. Tugiye kwigana icyigisho muri iyi gahunda yo kuramya gifite insanganyamatsiko ivuga ngo iherezo ry'inzira mu ishusho y'umugore utwite. Iherezo ry'inzira mu ishusho y'umugore utwite. Buri ikintu cyose kigira igihe cyagenewe n'Imana kandi kikagira n'iherezo. Nisoma mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 3 tubonamo yuko Imana igenera buri kintu cyose igihe cyacyo. Niyo mpamvu tugiye kwigana iherezo ry'inzira mu ishusho y'umugore utwite. Inzira nshaka kuvuga ni inzira ya Gikristo. Inzira nshaka kuvuga ni inzira buri muntu wese yashyizeho. Nshaka kuvuga ku byerekeranye, hari inzira abanyamadini bagiye bashyiraho zerekeranye no kuyoboka Imana, hari inzira zigenda zishyirwaho n'abavugabutumwa. Tugiye kwiga iherezo rya buri nzira yose mu ishusho y'umugore utwite. Turaza kwifashisha Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo turusheho kubisobanukirwa neza cyane. Buri kintu cyose kigira iherezo ryacyo. Niyo mpamvu umuntu ashobora kubyara umwana akamurera yizeye yuko uwo mwana azakura, uwo mwana agashaka umugore, ndetse akaba azi ko uwo mwana atazarama ku isi, ubwo hazagera igihe uwo mwana akagira ute? Agapfa. Ibintu byose bigira iherezo. Ari amadini rwose azagira iherezo ryayo. Ari imyizerere igenda ishyirwa, iyo myizerere izagira iherezo ryayo. Umva, n'ibyo twizera bizagenda bigira iherezo ryabyo. Ariko reka turebe ngo iryo herezo rizaba ari ryiza cyangwa ni ribi. Iryo herezo turyiteho cyane, kuko nta kintu gikorwa ahangaha munsi y'ijuru kitazagira iherezo. Ahubwo twite ngo iryo herezo rizaba ari ryiza cyangwa iryo herezo rizaba ari ribi. Twatangije indirimbo ivuga ngo umwami niwe ugira ute? Niwe udutumira. Ahangaha twatangije indirimbo ivuga ngo umwami niwe udutumira ngo duteranye nk'ubwoko bwe. Azasanga tumeze dute aho azazira? Buri wese niyibaza iki kibazo, ntakirebere mu itsinda wenda ngo azasanga tumeze, ubwo arebe ngo azasanga meze gute aho umwami azazira. Mwana wa data we cyose ubwo umwami azaza, twese tuzamera dute umwami naza? Tuzatamirizwa amakamba uwaducunguye yimitswe. Abangaba ni abantu bakiranuka, kuko ntabwo iri kamba rizahabwa umuntu uwo ari we wese. Tuzatamirizwa amakamba uwaducunguye yimitswe. Tuzahorana nawe iteka aho azazira. Ariko hari abazatandukana nawe akiza, hari abazahunga ubwiza bwo mu maso ye. Nk'uko umurabyo ugaragara niko azagaragaza byose. Azerekana byose twakoze aho azazira. Mbese niyerekana byose twagiye dukora, nawe ibyawe bikerekanwa, bizerekanwa mu yihe shusho? Hari igihe wenda tujya tureba ibikorwa tukabirebera mu bantu muri rusange. Niba ngo abantu bari gucumura wenda muri rusange, nawe wenda ukibariramo. Niba bari abakiranuka, nawe ukibara yuko ukiranuka. Nyamara hano munsi y'ijuru nta muntu wakagombye kwibarira muri rusange, kuko hazacungurwa umuntu ku giti cye. Ntago agakiza ari aka rusange. Ngo ntago tuzongera gutaka, ntago tuzongera gutana. Abanga kumwumvira bose bazataka no kuboroga Yesu agarutse. Ahangaha ku gitero cya 6, mwami niwe twiringiye, twigishe kugutegereza. Tutazatinya kukubona aho uzazira. Muri kumva yuko no ku iherezo rya byose hari abazatinya kubona umwami. Tugiye kwiga iki cyigisho kivuga ngo iherezo ry'inzira mu ishusho y'umugore utwite. Reka tutaratangira twicishe bugufi dusenge. Witeka mwami Imana, twongeye kugaruka imbere yawe tugusaba kugira ngo ubwo tugiye kurambura inyandiko zawe zera, uganiriza imitima yacu binyuze mu ijambo ryawe.
kandi Mwuka Wera atsinde imitima yacu, atwemeze iby'ibyaha, aduhanire gukiranuka, kugira ngo tube dushyitse dufite ibidukwiriye byose ngo dukore imirimo myiza. Uwiteka, dusabye imbaraga yawe ngo iganze aha ngaha muri aba bantu ngiye kwigisha, ndetse nanjye imbaraga yawe inyigaragarizemo. Nibyo ngusaba bizeye mu izina ry'Umwana Yesu Kristo, amen. Iyo tugiye mu gitabo cy'Ibyahishuwe tubonamo umugore n'ikiyoka. Ibyahishuwe igice cya 12, turasoma ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 3, ndetse turaza gutaruka tudusome n'umurongo wa 5. Haranditse ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Iki kimenyetso cyabonetse mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye. Ku mutwe yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Uyu mugore ngo yari ameze ati? Yari atwite, atakishwa no kuramukwa, ndetse ababazwa n'iki? Ahangaha ku murongo wa 3, mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso. Mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, nuko ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 n'inyenyeri zo mu ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimutsotsora. Buriya iyo umugore atwite ndetse ababazwa n'ibise, aba yiteguye kubona icyo agiye kubyara, niba ari umuhungu cyangwa abyara iki? Umukobwa. Buriya umugore iyo atwite, iherezo rirangira n'ubundi umugore agize ute? Abyaye. Tugiye kureba iherezo ry'inzira mu ishusho y'umugore utwite. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Tubona yuko umuntu wajyanywe ku ntebe y'Imana, ndetse akanavuga ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe ya data nk'uko nanjye nanesheje. Uwo ngo nta wundi ninde? Ni Kristo. Reka turebe itorero rya kera. Ubundi itorero rigereranwa n'umugore wande? Wa Kristo. Itorero rya Kristo igihe ryamaraga guhabwa buriya buhanuzi bwa Danieli buvuga igihe Mesiya azazira, uburyo bari bategereje Kristo. Bari bamutegereje, bahawe ndetse n'ibyumweru bigeze muri 62 bategereje Yesu Kristo. Ibaze noneho umwana yabavukiye, uburyo byari byiza. Biriya byumweru bahawe 62 byagize iherezo. Koko umwana bifuzaga, wa undi wari kuragiza amahanga inkoni y'icyuma, arabavukira. Ariko bamutegerezaga ni babandi bafitanye isano n'Imana, bahora batekereza ku by'Imana isaha n'isaha. Niyo bavugaga ngo ubu koko Mesiya yazaje akaducungura. Abo ngabo nibo bamutegerezaga, ndetse bafite amatsiko menshi cyane, biteguye kuko Mesiya yazaza akagira ute? Mu mutima wabo, uko umutima utera, bahora batekereza kuza kwa Mesiya aje gucungura ubwoko bwe. Mutekereze noneho igihe Mariya yatakishwaga n'ibise atwite Yesu, yari bimeze bite? Nawe yari ategereje kuzabona ateruye umwana mu ntoki ze, kandi ari we mucunguzi w'isi. Gutwita kwa Mariya, Yesu ntago yagumye mu nda, ahubwo Mariya yahoraga yiteguye kuzafata umucunguzi w'isi mu biganza. Niyo mpamvu hari n'abantu bafitanye isano n'Imana, imitima yabo ihora itekereza kuri Yesu Kristo, kandi vuba bidatinze bagiye kubona Yesu Kristo atungutse ku bicu. Ni ukuvuga yuko urugendo rwacu rwa gikristo ruzasozwa no kubona Yesu Kristo atungutse ku bicu. Bizaba bimeze bite? Niyo mpamvu abamutegereza, abahora umutima wabo utekereza ku kugaruka kwa Kristo, bazamwakira. Ariko se abo bantu Kristo yabagiyemo ryari? Paulo yaravuze ngo iyo nkora icyiza singiye ubugikora, ahubwo Kristo ugeze ute? Uri muri njye.
Kristo uri muri nge niwe untera gukora ibyiza. Mbese hari igihe Kristo ashobora kukujyamo akagukoresha ibyiza? Mbese umuntu ufite Kristo muri we ntabwo aba ahangayikishijwe no kugaruka kwa Kristo? Niyo mpamvu niba tugirana isano na Kristo, Kristo akaba muri twebwe, n'ubundi duhora dushishikajwe no kuzamubona atungutse hehe ku bicu. N'uyu mugore yari atwite umwana w'umuhungu, kandi igihe cyarageze abyara umwana w'umuhungu, hanyuma uwo mwana w'umuhungu arasahurwa ajyanwa hehe? Niyo mpamvu umuntu wese inzira yizagira iherezo. Abafitanye isano na Kristo, ab'imitima yabo ihora itekereza Kristo isaha ku isaha, n'ubundi kugaruka kwa Kristo kuzaba ari ikintu cyiza kuri bo, kuko bazaba biteguriye kujyanwa hehe? Mu ijuru. Bazabyara umwana w'umuhungu ndetse nabo bazajyanwa ku Mana. Ariko se abantu batamutegereje, kugaruka kwa Kristo bizabagendekera bite? Nabo ngabo bagereranywa n'umugore utwite. Bagereranywa n'umugore utwite. Tugiye mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, ngo nk'uko ibise bitungura umugore ugize utwite, ni nako nabo bazatungurwa. Niyo mpamvu tugiye kwiga iherezo ry'inzira mu ishusho y'umugore utwite. Reka turebe ariko ubundi abantu bakiriye Yesu Kristo muri bo, akaba ari we uba umugenga w'ubuzima bwabo. Imbuto bera ni izihe? Nabo barabyara. Buri umuntu wakiriye Yesu Kristo muri we mu mibereho ye agira icyo abyara ndetse kikamuturukaho. Muzi imbuto za mwuka? Imbuto za mwuka zituruka n'ubundi ku muntu wakiriye Kristo mu mibereho ye maze akamuhindura. Uwo muntu niwe ugera aho ngaho akera izo mbuto. Umuntu utarakiriye Kristo yakera izo mbuto zaturuka hehe? Nubwo yashaka kuzihingaho, izo ngizo zaba ari bya bindi n'ubundi by'ubunyangamugayo, yanga umugayo, ariko n'ubundi izo mbuto zitari mu mutima we. Ariko mu mutima wawe wakiriye Kristo, n'ubundi imbuto ziguturukaho ziba ari za mbuto za Gikristo. Mu gitabo Pawulo yandikira Abagalatiya yavuze imbuto z'umwuka, igice cya 22. Yavuze ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana no kugira neza, n'ingeso nziza no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Banza umbwire, igihe Kristo abaye mu mitima yacu, imitima yacu igahora itekereza kuri Yesu Kristo, ndetse imitima yacu igahora itekereza kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo, izi mbuto ntituzazera. Mbese ikizadukomokaho ni igiki? Tuzabyara ikintu cyiza cyane. Tuzabyara ikintu cyiza cyane. Niyo mpamvu buri muntu wese ajya yibaza ngo mbese iyi nzira ndimo, iyi nzira izabyara iki? Ibi bintu ndi gukora, ibi bintu bizabyara iki? Buri kintu cyose kirabyara. Nusoma muri Zaburi ya 7 umurongo wa 15, haranditse ngo umunyabyaha aramukwa ibibi. Umunyabyaha agira ute? Ariko se wa mugore we twabonye mu byahishuwe yaramukwaga iki? Umwana w'umuhungu. Mbese nawe wifuza yuko umwana w'umuhungu avukira mu mibereho yawe? Mwakire nk'umwami n'umukiza, niwe Yesu Kristo. Ariko umunyabyaha aramukwa iki? Ibi bitagira umumaro. Inda ye yasamye ntigomwa, abyara ibinyoma. Mwumvishe iby'abanyabyaha basama? Ni ukuvuga yuko uko abakiranutsi basama inda, ndetse bakumva yuko Kristo yavukira mu mibereho yabo kugira ngo ntaba ari bo bagaragara, ahubwo Kristo abigaragarizemo, n'abanyabyaha baba bafite inda batwite. Baba batwite inda. Aramukwa ibibi bitagira umumaro, inda ye yasamye ntigomwa, abyara ibinyoma. Mbese tugobe muri uruhande rw'abanyabyaha? Nabifuriza yuko Kristo, twasama inda ya Kristo, ari we mwana w'umuhungu ubasha guhindura imibereho yacu, ari we ushobora kuturagira, kuko uyu nguyu yaragize amahanga inkoni y'icyuma.
ntabwo ayaragira nk'intama ziri mu bushyo hariya, ahubwo ayaragira ayarimo hagati. Kristo ashaka kujya mu mibereho yacu akatuyobora. Nidusoma muri Yakobo tuzabona ikindi uburyo ibyaha nabyo bitwita. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 14 kugeza 15 haranditse ngo ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Nuko irari riratwita rikabyara ibyaha. Irari riratwita rikagira ute? Ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara iki? Urupfu. Ni ukuvuga yuko ni ukubera iki Bibiliya ikomeza igaruka ku gutwita. Buri kintu cyose kijya kuba haba hari icyakibanjirije. Nubona ugiye kugwa mu cyaha ujye umenya yuko hari izindi ntambwe wigeze gutera zakuzanye muri iyo nzira wenda kugwa mu cyaha. Buri kintu cyose kigira icyakibanjirije. Ahangaha niho Yakobo yabigereranyije n'umugore utwite, arangije aravuga ngo iyo umuntu bitangiye ari kurarikira ikintu, akareba ikintu akakirarikira, iryo rari riratwita rikabyara iki? Rikabyara ibyaha. Kandi n'ibyo byaha biratwita bikabyara urupfu. Buri kintu cyose nujya ubona waguye mu kintu ujye umenya yuko hari icyakibanjirije. Ikiza ni ukwibaza ngo uyu murongo ndetse n'iyi nzira natangiye bizangeza kuki? Nuko icyo kintu abantu batajya bakibaza. Urebe inzira rwose urimo muri iyi minsi, uyigenzure neza uvuge ngo ahangaha koko bizangeza kuki? Nanone nidusoma muri Yesaya igice cya 26 turasoma umurongo wa 16 tugeze 18, turabona abantu bigeze kujya batwita ariko ibyo babyaye rwose ntibigire umumaro. Buriya umugore yakishimira gutwita ariko atwita umwana mu nda ye. Ariko rwose hari n'ushobora gutwita ibintu bitazagira umumaro. Ahangaha mwumve, Uwiteka, ndasoma guhera ku murongo wa 16 Yesaya igice cya 26. Uwiteka aho baboneye ibyago niho bagushengerereye. Iyo guhana kwawe kubagezeho basuka amaganya. Nk'uko umugore utwita amera iyo igihe cye cyo kubyara gisohoye, aribwa akarira ababazwa n'ibise. Natwe niko twamereraga imbere yawe Uwiteka. Twari tugize ute? Twari dutwite turamukwa, ariko ibyo twabyaye ni icyuka gisa. Ni iki? Rwose hari abantu bakora ibintu ariko amaherezo yabyo nayo akaba icyuka gisa, nta gakiza kabirimo. Mbese ntabwo twakisuzuma mu nzira zacu tukareba kuko niba tudatwite icyuka gisa. Icyo babyaye ni iki? Ni icyuka gisa. Nta gakiza twazanye mu isi kandi nta baturage bavukiye mu isi. Nanone twongera kubona abantu babyaye ibintu bitagira umumaro. Muri Yesaya igice cya 33 turasoma umurongo wa mbere ndetse dusome n'umurongo wa 11. Handitse ngo uzabona ishyano wowe unyaga kandi utanyazwe, uriganya kandi utariganyijwe. Numara kunyaga uzahera ko unyagwe, kandi numara kuriganya bazahera ko bakuriganye. Umurongo wa 11. Muzatwara inda y'ibishushungwe, muzabyara ibikuri, umwuka wanjye niwo muriro uzabatwika. Wazatwara inda y'iki? Y'ibishushungwe. Ibaze gutwara inda y'ibishushungwe. Abandi babyeyi babyara umwana, abandi babyeyi batwita inda y'abana b'abahungu ndetse n'abakobwa. Ugatwita inda y'ibishushungwe ndetse ukabyara iki? Ibikuri. Ahandi nusoma mu zindi Bibiliya, nasomye mu yindi Bibiliya bita ntagatifu, ahangaha ibi bishushungwe bavuga ngo ni ibishogoshogo. Ibaze utwita inda y'ibishogoshogo. Ni ibintu bibabaje cyane.
niyo mpamvu buri muntu wese niyibaze mu mutima ngo iyi nzira ndimo izabyara iki. Icyo kintu cyarabuze mu bakristo b'iki gihe. Ushobora gusanga mu bakristo b'iki gihe benshi birundumuriye mu matiku ndetse n'ibintu bimeze nk'ubufana, ariko ntibatekereze iherezo ry'ibyo bintu icyo bizabyara. Mbese abantu bazabikiriramo cyangwa bizagwamo benshi? Iki kintu twakagombye kubitekerezaho cyane. Reka mbasomere amagambo nasomye mu Bifuzo Ibihe Byose, paje yaho ya 255. Ngo hariho benshi bafite imitima ibabajwe no kuremererwa n'amaganya, kubera yuko bashaka gushyikira urwego ab'isi bahisemo gukorera isi. Bemeye imibabaro yayo kandi bakira ingeso zayo bazigira izabo. Ibyo byateye imico yabo kwangirika kandi bituma imibereho yabo ibahindukira umuruho. Mu gushaka uko bakwinezeza mu byo bararikiye ndetse n'imyifurize y'isi, mu byo bagize ute bararikiye. Harya irari riratwita rikabyara iki? Ibyaha nabyo biratwita bigakura bikabyara iki? Ngo bakomeretsa umutimanama wabo maze ahangaha ngo bakomeretsa umutimanama wabo maze baba bigeretseho undi mutwaro wo kwicuza ibyo bakoze. Abangaba ngo nyuma bisoza bagize ute? Bicujije ibyo bakoze. Umva ikiba kivutse mu rugendo batangiye. Ahangaha ayo magambo yatweretse yuko byatangiye bakunda iby'isi bibakurura, ndetse bigeraho ngaho imico y'ab'isi bayigira imico yabo. Barangije bakajya bakururwa n'ibyo bararikiye, baragenda bakomeretsa umutimanama wabo. Mwabyumvise? Birangira noneho bari kwicuza. Muri kumva icyavutse muri ibyo bintu? Aba bantu babyaye iki? Nta kintu kitagira iherezo ryacyo. Imana igenera buri kintu cyose igihe cyacyo. Reba Yesaya avuge ngo twari dutwite ariko tugiye kubyara tubyara icyuka gisa. Nyamara hari abantu mu mibereho yabo baba bahangayikishijwe no gusa na Kristo. Niyo mpamvu ikizavuka nyuma n'ubundi ni icyiza. Ikizavuka ni ukujyanwa mu ijuru, bakicara ku ntebe y'Imana nk'uko na Yesu Kristo yanesheje akicara ku ntebe ya Se. Ndabifuriza namwe gutwita Yesu Kristo, kumva ari we uri mu mitima yanyu, ari cyo mutumbiriye agakiza ke. Amaso yacu tuyakure ku bitagira umumaro, hanyuma amaso yacu tuyahange Yesu Kristo. Nanone mu ntambara ikomeye hatwereka amaherezo mabi y'abantu bashukwa n'ibyo bararikiye, kandi irari ryo ritwita rikabyara ibyaha. Intambara ikomeye, paje yaho ya 274. Haranditse ngo umuntu wese wiyemeza ku bushake bwe kwanga iby'umutimanama umwemeza akwiriye gukora bitewe n'uko bibangamira ibyo ararikiye, amaherezo azabura ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ibinyoma, ubwenge bwe bucura umwijima, umutimanama we ukagwa ikinya, umutima ukinangira, maze ubugingo bwe bugatandukanywa n'Imana. Mwumvise iki kintu? Mwumvise ikivuka nyuma yo kugenda ukora ibitandukanye n'ibyo umutimanama wawe ukwemeza? Bigeraho ngaho ikivutsemo ubugingo bwawe bugatandukanywa n'Imana. Hari benshi birundumiriye mu mibereho ndetse n'imigirire izatuma ubugingo bwabo butandukanywa n'Imana. Bakaba bazi gukora ibyiza ariko bagakomeza gukora ibibi nkana.
umuntu ukora ibyaha nkana nta kindi gitambo cy'ibyaha aba ategereje, nk'uko tubisoma mu Baheburayo. Niyo mpamvu buri wese niyibaze ku nzira yatangiye, haba mu nzira y'urugendo rwa gikristo, yibaze iyi nzira koko ikizavukamo ni igiki, izasoza ite. Turi kwiga icyigisho kivuga ngo iherezo ry'inzira mu ishusho y'umugore utwite. Batesalonike tubona yuko hari abandi bazatungurwa bameze nk'umugore utwite, aribo banyabyaha. Igice cya 5 umurongo wa 3 handitse ngo ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira habe na hato. Ni ukuvuga yuko batwise inda z'ibyaha, maze kuza kwa Kristo kugira ute kurabatungura, nk'uko twabisomye yuko ibyaha bitwita maze bikabyara iki, urupfu. None ikibagezeho ni urupfu. Mbese muri twebwe nta muntu waba utwite inda y'icyaha cyamwihishemo. Icyo cyaha nta handi kizamugeza, kuko icyaha kirakura, nk'uko ingeso y'umuntu ikura. Icyo cyaha kizakura, kandi nikimara gukura kizakugeza hehe? Ku rupfu. Niyo mpamvu buri wese yakagombye kwigenzura akareba ibyihishe mu mibereho ye, hanyuma niba ari ibyaha akabizanira Uwiteka. Uwiteka yiteguye kutubabarira ibyaha byacu. Ahangaha isomo nshaka kurisoresha, sinshaka ko twigana icyigisho kirekire cyane, kuko ni gahunda yo kuramya, kandi nshaka yuko amasomo nasomye murushaho kugenda muyatekereza. Buriya icy'ingenzi nshaka ko mugenda mutekereza ni amasomo nasomye, kugira ngo nimugera mu rugo namwe murushaho kuyiga cyane. Abaroma igice cya 8 21 turigeza kuri 22. Ahangaha ni igihe Pawulo yavugaga yuko ibyaremwe byose bizabaturwa bigakurwa mu bubata, ngo yiringira yuko byose bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjizwa mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Umurongo wa 22 rero nawo nshaka. Tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu. Ibyaremwe byose binihira hamwe ndetse bikagira ute? Bikaramukwa. Mbese wowe mu mibereho yawe uramutswa iki? Icyo uri kuramukwa ni ukuzabona Yesu Kristo atungutse ku bicu akagutwara, cyangwa uramutswe ibyaha wenda uza gukora, wenda uza gukorera mu rwiherero. Hari abantu baramukwa ibyaha, akavuga ngo iki kintu ntagikora, ngomba kugikora, akakiramukwa kugeza icyo kintu agikize mu bikorwa, kandi koko akagishyira mu bikorwa. Mbese muri iyi minsi wowe uramutswa iki? Ni iki utwite? Ni iki ushaka kuzashyira mu bikorwa imbere y'amaso y'abantu? Ushaka kuzabatangariza gukiranuka kw'Imana, cyangwa ushaka kuzashyira imbere y'abantu ibyaha n'ubundi bikomeza bisuzuguza Kristo? Pawulo nawe avuze ngo izina ry'Imana ritukwa mu bapagani kubera mwebwe. Ndabifuriza kutagira umutima wuzuyemo ikibi icyo ari cyo cyose, kuko icyo kibi cyaba kiri mu mutima umenye yuko kirakura, kandi icyo kibi icyo kizabyara ni urupfu, kuko ibyaha birakura bikabyara iki? Urupfu. Niyo mpamvu inzira yose izagira iherezo. Ari inzira watangiye izagira iherezo. Ushobora kuba warayitangiye wenyine, ushobora wenda kuba iyo nzira warayitangiranye n'itsinda musengana, iryo tsinda ryanyu naryo rizagira iherezo. Ndetse n'aya matorero tugenda tubona hano ku isi, aya madini agenda yaduka, ayo madini nayo azagira iherezo. Amaherezo kandi y'ibyo bintu byose samwe, kuko n'ubundi batizera bimwe. Iherezo ry'umuryango wawe ntabwo ari kimwe n'iherezo ry'umuryango wanjye, ahubwo icyo dusabwa twese ni ukwicara ukavuga ngo iherezo ry'iki kigare ndimo rizangeza hehe? Kuko igare ryose rizagira iherezo.
hanyuma buri wese niyibaze iryo herezo aritekereze. Imenyera byose ikabimenyera mu itangiriro ndetse ikamenya n'iherezo ryabyo, yiteguye kukwereka amaherezo ry'inzira watangiye, kuko hari rwose inzira ushobora gutangira bitewe n'uko ubana na Yesu muri Bibiliya, akakwereka yuko iyo nzira watangiye iherezo ryayo ari mbi. Buriya Yesu Kristo abana be abahumura amaso ku buryo bashobora kubona iherezo ry'ikintu, ariko Satani agupfuka mu maso ntubone iherezo ry'iki. Nubona iki kintu watangiye utari kubona iherezo ryacyo, ujye umenya yuko Satani ari kugupfuka amaso, ariko nubasha kubona iherezo ry'icyo kintu, ujye umenya yuko Yesu ari kuguhejesha amaso kugira ngo ukirebe neza. Ndabasabira kugira ngo Yesu twese aduhejeshe amaso, atwereke iherezo ry'inzira turimo. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Twicishe bugufi dusenge. Uwiteka Mwami Imana, twongeye kugaruka imbere tugushimira, izina ryawe ntabwo icyubahiro. Tuganirije imirongo ya Bibiliya ndetse utwibutsa kwita ku maherezo yacu. Garaguye Imana, Mose niwe wavuze ngo iyo abanyabwenge baba bitaye ku iherezo ryabo, natwe turagusaba kugira ngo utwereke amaherezo y'inzira twatangiye, kandi iherezo rya byose rizaba nk'umugore utwite. Nk'uko abanyabyaha bazatungurwa nk'umugore utwite, ni nako cyangwa bakabyara inda z'ibishogoshogo nk'uko twabisomye muri Yesaya, bakabyara icyuka gisa. Ariko abategereza agakiza ka Yesu bazatangazwa no kubona ikivutse ari cyiza cyane, Kristo abajyanye ku ntebe y'ubwami. Ndasabira iteraniro ry'abangaba bose twateranye ahangaha ndetse nanjye, twese tuzishimire kubana mu ijuru, kandi ubwo umwami azasanga twese duhagaze mu ruhande rwo gukiranuka. Ibyo nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo, amen.